Nabonetse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe. uri umusore, uri inkumi, uri umubyeyi, uri umupapa, uri umumama. Witegura kurushinga, ese witegura kubyara cyangwa uritegura kuba wasama? Kurikira ikiganiro The Midwife Skills hamwe na Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Stay in touch. The God of Women is Madam Child, producer of neonatal maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, psychological related to the pregnancy counselor. Together again from evidence to reality. Welcome on Shanfab Official. Neza nibyo bikuranga. Ijambo wambwiye turi yanteye icyizere gitubutse, simvuze ndacecetse. Hi guys, hello, welcome on Shanfab Official. Mu kiganiro The Midwife Skills muri kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Uyu munsi rero turaganira ku itandukaniro riri hagati y'urukundo ndetse n'amarangamutima. Bijya bigorana kuri bamwe kumenya itandukaniro riri hagati y'urukundo ndetse n'amarangamutima ushobora kuba wagaragariza umuntu. Nubwo urukundo narwo ubwarwo ari ubwoko bumwe bw'amarangamutima, ariko rwo rutandukanye n'amarangamutima cyane muri rusange. Muri iki kiganiro rero tugiye kuvuga isano riri hagati y'urukundo n'amarangamutima, tunerekane aho bitandukaniye. Byagufasha kutazongera kubyitiranya, dore ko ubona umuntu rimwe ukamubwira ko wamukunze, nyamara nyuma y'ukwezi ugasanga ntukimwibuka izina rye. Tudatinze rero, reka duhere ku marangamutima. Twese bitubaho kubona umuntu ukumva muri wowe uramukunze. Uko kumva umukunze ako kanya mu by'ukuri ntabwo byo ari rwo rukundo, ahubwo ni amarangamutima. Uzasanga kugira ngo uwo muntu wumve muri wowe umukunze, hari ikintu runaka kuri we kizaba cyagukuriye. Ushobora kuba wagiye mu kiliziya ni kumwe mu baririmbyi, ukanezezwa n'uburyo ari kuririmba, ijwi rye cyangwa se ibimenyetso akoresha. Ushobora kandi kujya mu kabari, ni uko wakwakiriye uburyo yakwitayeho, yakwakiriye se byahuza n'uko wifuza, ukumva umugiriye amarangamutima. Umukozi mukorana se ashobora kuza yambaye uko adasanzwe yambara, cyangwa akakwitwaraho uko atari asanzwe kwitwaraho, nuko bikamugukururiraho. Izi ni zimwe mu ngero zerekana amarangamutima dushobora rimwe na rimwe kwita urukundo. Muri make, amarangamutima aza ako kanya kandi agira ikintu runaka, cyaba gito cyangwa kinini, kiyabyutsa. Gusa amarangamutima yo burya niyo abyara urukundo. Ndakeka rero mumaze gusobanukirwa amarangamutima, ukuntu afata umuntu. Noneho reka turebe noneho ku ruhande rwo ku rukundo. Ya marangamutima rero ntabwo tuyagaragaza mu buryo bumwe. Hari uyagira akayapfukirana, cyane cyane iyo uwo yayagiriye abona ntaho bashobora kuba bahurira. Hari n'uyagira akayagaragariza uwo yayagiriye,
uyu rero wagiriwe amarangamutima niwe ushobora gutuma abyara urukundo cyangwa se akagumya kuba amarangamutima gusa. Akenshi amarangamutima agendana n'ibyo wowe wifuza kandi ukunda. Uwo wayagiriye iyo mufite ibyo muhuza bituma iminsi ya mbere itabagora, dore ko muba musangiye byinshi. Iyi minsi ya mbere y'urukundo rero niyo iryoha ku bantu bose, kuko muba muhararanye gusohokana, guhana impano, guhamagarana kenshi kuri telefone n'ibindi binyuranye byo kubagaragariza urukundo nibyo byiharira amasaha yanyu menshi. Aha muba mwumva nta cyabatanya ndetse urukundo rwanyu nta kizarurangiza. Nyamara benshi kubera kutamenya urukundo icyo ari cyo, birangira icyari urukundo gihindutsemo kwicuza no kubabara. Iyo wakunze se uba wumva nta cyabatanya? Kubera iki? Iyo tugiye kureba, kuko urukundo atari amarangamutima gusa. Uwo ukunda umuhitamo mu gihe amarangamutima agahitamo. Nubwo bavuga ngo urukundo rujya aho rushatse, burya nta marangamutima ajya aho ashatse, noneho wowe ugahitamo kuyarekerayo cyangwa se kuyakurayo. Urukundo rwo rusaba kwitanga n'umwanya no kwibabaza icyo wakora ngo ntirurangire. Ugashakisha mbega ikintu cyose wakora kugira ngo rwa rukundo rutazarangira. Akazi gakomeye mu rukundo rero gatangira iyo wiyemeje gukunda uwo muntu. Gufuha biraza, kubura amahoro kuko utazi ahari n'amakuru ye bikiyongera. Kwifuza ko yakuba hafi nabyo bikaza. Ikosa benshi bakora rero ni ugushaka ko uwo ukunda aba uko ushaka cyangwa se aba nkawe. Ntibishoboka pe. Urukundo rureba ibyiza by'uwo ukunda gusa, n'iyo cyaba ari kimwe cyonyine nicyo witaho kuruta kureba amakosa ye. Niyo yaba ari 1000, ibuka ko wamukunze kuko ubihisemo, si uko wabitegetswe. Nubwo yaba ari we wagusabye ko mukundana, nta gahato wabishyizweho. Muri benshi babyifuzaga, ni wowe gusa wenyine wemeye ko muba mu rukundo. Kwakira uwo ukunda uko ari niryo shingiro nyaryo ry'urukundo. Uko agukunda nibyo bizatuma we ubwe ayibwirije agerageza kwisanisha n'uko uri cyangwa se ushaka, naho wowe ntacyo wakora ngo umuhindure. Kumubwira ibyo udakunda birahagije, ahasigaye we azifatira umwanzuro w'uko azabyitwaramo. Gake gake rero bizarangira n'ubundi abonye bya bindi udakunda, nawe agerageze kwisanisha nabyo. Niba mu mibanire yanyu hari ikitagenda neza, aho kureba icyo mugenzi wawe atagukorera, ahubwo reba wowe icyo ukwiye kumukorera. Dusabwa kutabera ikigeragezo abadukunda, ahubwo tukababera inkingi. Ese urukundo nyarukundo ntirushira? No mu bihe bibi rurakomeza? Ese ubundi kuki ari we nkunda? Iki kibazo jya ukibaza igihe cyose habaye kutumvikana ku kintu runaka hagati yanyu, bizagufasha kubisohokamo neza. Kuba ari we ukunda nawe akaba ari wowe akunda, nuko mwabihisemo, mwabyiyemeje. Ntibikwiye gusozwa n'intonganya no kubwirana amagambo akomeretsa no gushyira hanze ibyari amabanga y'urukundo rwanyu. Iyo bibaye byerekana ko mwakomeje kuzamura amarangamutima, ntimuzamure urukundo. Gukururwa n'ikimero, imyitwarire mu buriri
ni zimwe mu ngero zo gushyira imbere amarangamutima, kurenza urukundo, kandi akenshi birangira nabi. Urukundo ni amahitamo duhitamo kureba ibyiza gusa, tukirengagiza ibibi, tugashaka ibyo tugomba kandi dukwiye gukorera uwo dukunda, kandi tukibuka ko uwo twahisemo tumukunda. Ibyo kubishyira imbere ni rwo rukundo, kandi guharanira ko bikomeza gutyo niko kuguma mu rukundo. Ndakeka musobanukiwe neza itandukaniro noneho riri hagati y'amarangamutima n'urukundo. Uyu munsi nicyo kiganiro twari dufite, twari twabateguriye. Ndakwibutsa gukora like, share na comment. Niba utarakora subscribe, ikintu cyo gihe cyo gukora subscribe muri kano kanya kuri iyi channel ya Shanfab Official. Naho njyewe muri kumwe ni registered midwife Fabrice Iradukunda. Stay in touch, naho ubutaha mu kiganiro gitaha. Ibyiza biri imbere. Turabakunda cyane. Imana ibaha umugisha n'ubuzima buzira umuze, ibongere urukundo mubo mubana nabo iteka ryose. Amen. Uri umusore, uri inkumi, uri umubyeyi, uri umupapa, uri umumama. Witegura kurushinga, ese witegura kubyara cyangwa uritegura kuba wasama? Kurikira ikiganiro The Midwife Skills hamwe na Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Stay in touch. The God of women, save mother and child, reducer of neonatal and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, psychological related to the pregnancy counselor. Together again, from evidence to reality. Umugore n'umwana imbere cyane. Welcome on Shanfab Official on YouTube channel.